Urupfu rw'uyu musaza witwa Serugendo Jean de Dieu rwababaje abantu benshi cyane, aho yishwe n'abasore babiri bakoresheje isuka kugeza ubwo ashizemo umwuka. Umwe rero yari ari kumurongora, bari babiri. Umwe rero yari ari kumurongora, undi ari kumucungira umutekano. Icyabaye mbere nuko bagiye kumusambanya ari babiri, noneho bo bakaburana ubwumvikane muri bo. Noneho umwe wari winjiye mu nzu amaze gusambana akabura amafaranga yo kwishura, noneho yayabura agahita abwira mugenzi we wari kuzana inzoga aho ngaho ngo nayamuguze, akamubwira ngo kwiranya guhe ngo wakenza ntagire imanza ntagire ute nakurongora. Noneho ubundi wa mugore uri mu nzu akavuga ngo niwe gusa twavuganye, ntabwo twabivuganye, bahita bagwana gutyo. Muzehe nyine arakanguka avuga ngo abantu bari kutonganira iwanjye gutya gutya, nyine umuntu uriwe ntabwo yabura gucunga umutekano wiwe. Agisohoka rero bamukuriye mu nzu ngo bamukubita, sohoka rero nzana twasanze bari kumuhondagurira hariya, ariko inanaro yari yavuye aho ngaho. Bamwishe nabi, bamukubise inuza isukira pfumuramo no mu mbavu, bakubita ugafata agafungo cy'isuku gakubitamo no hagatoboka bikagera n'iryamara agasohoka hanze. Jene narabibwiye Serugendo nti iki cishi wikururiye uyu niwe uzakwicisha ubundi bite birangiye, kuko uyu mugore ndi kubona atoroshe, none birangiye amonogome darindaya kabuhariwe. Ariko kugira ngo uzane abasambani ubazane mu nzu y'umugabo wawe koko nako ni mugenzi wacu wadusebeje, urumva, kuko nta kugira ngo ufite umugabo mu nzu nurangiza uzanireho abandi bagabo babiri. Niba ataranyuze n'umwe yagombaga gusohoka akabasanga hanze, umugabo we akabona umutekano mu nzu ye, kuko yari umugabo mu rugo. Abo ngabo yarazanye bari inshoreke, ubwo urumva ko uwo mugore nawe ntabwo yari icyoro, ahubwo mu bigaragara yari indaya. Ibi byabereye mu kagari ka Kirehe, umurenge wa Kabare, umudugudu wa Nyabiyenzi, ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, ndetse byabaye mu ijoro ryo ku itariki 17 z'ukwa gatandatu 2025 ahagana saa 6 na saa 7 z'ijoro. Biravuga ko uyu musaza Serugendo Jean de Dieu yari yagiye mu kabari ajyanye n'umugore we babanaga, bari bamaranye igihe kitarenga amezi 5, aho bivuga ko umugore wa mbere yari yarapfuye ariwe n'imvubu. Hanyuma rero byaje kurangira bigenze gute rero kugira ngo uyu musaza yisange ashizemo umwuka? Uyu musaza rero yajyanye n'umugore we mu kabari bajya kunywa, hanyuma mu gihe cyo gutaha uyu musaza bw'uyu mugore ati dutahe. Umugore aramubwira ngo taha, ngewe ndabanza n'ubundi wankuye mu kabari. Birangira rero umusaza atashye ariryamira. Hanyuma uyu mugore mu gutaha biravuga ko hari abasore bagera kuri babiri bari biriwe basangira mu kabari. Aba basore rero baza kumvikana n'uyu mugore ko bagomba gutaha bakajya kuryamana cyangwa se bakajya gusambana. Byaje kurangira rero uyu mugore atashye, ariko atahana n'abo basore. Ikintu kibabaje abantu benshi ni ukuntu mu by'ukuri uyu mugore ari nkaho ari we nyirabayazana w'urupfu rw'umugabo we, kuko byatahanye n'abo basore ayo mabi yose bajya kuyakorera mu rugo rw'umugabo. Umusaza rero birumvikana yari yaryamye yasinziriye, batangira gusambanira mu nzu y'uyu mugabo. Hanyuma rero muzehe yaje gukanguka ari uko yumvise bari gutongana bapfa amafaranga. Mu by'ukuri aba basore bari banze kwishyura uyu mugore nk'uko bari babyumvikanye, cyane ko umwe yari yagiye kuzana inzoga, undi agasigara aryamanye n'uyu mugore. Hanyuma rero uyu mugore atangiye kubabaza amafaranga bumvikanye, batangira kurwana muri ubwo buryo. Umusaza niko gukanguka rero yumvise abantu bari kurwanira mu nzu ye atazi aho baturutse, abyutse atangiye kubabaza icyabaye mu nzu ye, niko gutangira kugenda bamubwira nabi ndetse batangira kumukubita, aho bivuga ko bamwicishije isuka kugeza ashizemo umwuka. Uyu musaza rero umuntu wa mbere waje kuhagera, yahageze umusaza yanegekaye, ahuruza umuyobozi w'umudugudu ndetse n'umutekano n'irondo, barangije bamujyana kwa muganga, ariko byaje kurangira uyu musaza ashizemo umwuka. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane. Uyu mugore watinyutse akazana abagabo mu rugo rw'umugabo we bagatangira kuhasambanira, ni inkuru yababaje abantu benshi cyane. Urupfu rw'uyu musaza. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.
Amahoro y'Imana abane namwe mwese abadukunda ndetse mugakurikirana ibiganiro byacu. Turabashimira uburyo ki mugenda mubana natwe kandi mukatugaragariza urukundo mudukunda mu biganiro n'amakuru atandukanye tugenda tubagezaho, haba abari mu Rwanda, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, mu Majyepfo n'Amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Tugenda tubashimira uburyo ki mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Reka shimire umuntu wese ufata umwanya agakoresha internet yo kugira ngo akurikirane ibiganiro byacu, kandi ngusabe wowe utarakora subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, ubikore kugira ngo tujye tubasha kubana, ubone notification z'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe mu makuru n'ibiganiro ya buri munsi tubagezaho. Reka ngusabe kugira ngo wihangane wowe utameze neza, wowe wagize ibyago ukabura inshuti ukabura umuvandimwe, ihangane, mwisi niko bigenda, dufashe igihe mu ntambara, ariko kandi nanone Imana niyo mugenga wa byose. Kuba utishimye uyu munsi ntibivuze ko ejo utazaba wishimye. Birashoboka ko waba uyu munsi uri umushomeri, waba urwaye cyangwa se urwaje, ufite ibindi bibazo bitandukanye duhura nabyo munsi y'ijuru, ariko kandi Imana iri hejuru ya byose kandi izakugarukaho ibintu byose bigende neza. Ndabashimira cyane rero. Reka tubane muri iyi nkuru ngiye kubagezaho ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2025 nibwo hamenyekanye urupfu rw'umugabo witwa Serugendo Jean de Dieu, waje kwicwa urupfu rubi cyane, yishwe n'abasore bagera kuri 2 ndetse bakaba bamaze gufatwa kugira ngo babashe gukurikiranwa ku cyaha bashinjwa. Hanyuma ni mu karere ka Kayonza, akagari ka Kirehe, umurenge wa Kabare, umudugudu wa Nyabiyenzi, niho uyu musaza witwa Serugendo Jean de Dieu yaratuye. Akaba rero yarishwe n'aba basore, yiciwe we mu rugo. Mu by'ukuri ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza abantu benshi ndetse igarukaho n'abantu bagiye batandukanye. Hari mu ijoro ryo kuri itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu, ubwo uyu musaza witwa Serugendo Jean de Dieu yari yagiye mu kabari, ariko ntago yari yagiye wenyine kuko bivuga ko yari yajyanye n'umugore we, ndetse aho yari ari gusangira n'aba basore bagera kuri 2. Mu by'ukuri rero biravugwa ko bari mu kabari nk'ibisanzwe, barimo basangira inzoga n'abo basore, ndetse n'umugore we ntago yari yasigaye uko bari kumwe. Hanyuma rero baza gutaha mu gihe cy'umugoroba bwije. Baratashye rero bageze mu rugo nk'uko abaturage bari kugenda babivuga baturanye n'uyu musaza witabye Imana. Biravugwa ko mu by'ukuri batashye, ariko uyu musaza biravugwa ko ngo yari yamaze guhembuka, hanyuma ageze mu rugo n'umunaniro yirirwanye ahita ajya mu buriri araryama. Kumbi uyu mugore we bivugwa ko bari bamaranye igihe gitoya kitarenga amezi 5. Birumvikana ko ari umugore wundi yari yarashatse kubera ko wa mbere yari yaritabye Imana. Hanyuma rero biba ngombwa ko ashaka undi mugore bari bamaranye igihe kingana n'amezi 5. Uyu mugore rero we yaratashye. Mu by'ukuri uyu musaza ntiyabimenya ko yatahanye na ba basore bari kumwe mu kabari bari kunywa inzoga. Umusaza kubera kunanirwa n'agacupa kamaze kumugeramo, biravuga ko yageze mu rugo agahita ajya mu cyumba akaryama, ariko uyu mugore we akaba yaratashye, ariko azana na ba basore birirwanye mu kabari baramuherekeza. Ariko biravuga ko bari baje kugira ngo baze kuryamana nawe, kuko ngo bari bumvikanye ko bari muze kumwishyura amafaranga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugore rero mu by'ukuri yagize gutya atahana n'abo basore. Hanyuma bamaze gutahana rero bajya mu kindi cyumba, ariko umusaza ataryamyemo. Muti byaje kugenda gute rero? Byarangiye aba basore bombi bumvikanye, umwe abwira undi, aramubwira ngo genda ubanze ujye kuzana inzoga turi buze kunywa, hanyuma nanjye ndasigara nyine nkora ibyo ngomba gukora, ubwo nawe nuza kuza uraza kwirwanaho. Birumvikana ko uyu mugore yari yabemereye ko bari buze kuryamana. Mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane kumva umugore ufite umugabo akaza gukorera amabi nk'ayo ngayo mu nzu
y'umugabo we mu by'ukuri ni ibintu bibabaje cyane cyane ko abantu bagenda babigarukaho bari kuvuga ko n'ubundi uyu mugore ubusanzwe yari umugore rwose udashobotse cyane ko ngo wabonaga ameze nk'umuntu ukora ubwo buraya n'ubundi kubera ko yari umugore wibera mu kabari inshuro nyinshi. Ubwo rero uyu musaza yabwiye uyu mugore mbere yuko ataha aramubwira ngo ngwino dutahe, umugore aramubwira ngo wankuye mu kabari rero reka mbe ninywera nimba ushaka gutaha taha. Niyo mpamvu uyu musaza yatashye mbere yagera mu rugo agahita aryama ntaze kumenya ibyabaye, aho yaje kubyumva nyuma yabyuka agakubitwa kugeza ashizemo umwuka. Hanyuma rero aba basore bombi baje kuganira, umwe abwira undi aramubwira ngo genda ujye kuzana inzoga turi buze kunywa, hanyuma nanjye ndasigara ndyamanye n'uyu mugore, ubwo nawe nuza kuza uraza kwirwanaho mu buryo bwawe. Uyu musore rero umwe yarasohotse nk'uko amakuru abivuga aturutse mu baturage ndetse n'abandi bagiye babitangaza mu buryo butandukanye. Yagize gutya uyu musore ajya kuzana inzoga, undi rero nawe asigara arimo asambana n'uyu mugore. Hanyuma biravuga ko barangije gukora ibyo bakora, hanyuma uyu musore wagiye kuzana inzoga nawe araza, ahageze atangira kubwira uyu musore wundi wari wasigaye ari kumwe n'uyu mugore, aramubwira ngo reka nanjye nkore ibyo ngomba gukora. Hanyuma uyu mugore rero yatangiye kwishyuza uwo musore baryamanye, aramubwira ngo ngaho nyishyura amafaranga twumvikanye. Mu gihe arimo kumwishyuza nibwo uyu nguyu wagiye kuzana inzoga nawe yahise ahagera, arangije aravuga ngo reka nze nyishyure ariko ndayishyura tumaze kuryamana. Mu gihe batangiye gushwanira aho ngaho rero barimo batongana barwana, nibwo umusaza ahantu yari aryamye mu cyumba, birumvikana ko hari hageze mu masaa 8 z'ijoro, urumva kuko biri kose umuntu wanyoye inzoga ku mugoroba yari yatangiye kugenda imushiramo. Uyu musaza yaje kubyuka rero kugira ngo amenye ibiri kubera mu nzu ye, atari gusobanukirwa cyane ko nababwiye ko uyu mugore yari yakoze amakosa akomeye cyane yo kuba yarazanye aba basore kugira ngo basambanire mu nzu y'umugabo we. Uyu musaza yaje kubyuka birumvikana n'imbaraga nkeya nk'umuntu mu by'ukuri wari ukuze kandi yaraye asomye agacupa, arabyuka rero kugira ngo amenye ibyabaye. Mu kubyuka rero nawe yabyutse abaza ati nibiki byabaye hano ko mbona muri gutongana, byagenze gute? Niko gusanga rero bari barimo bamusambanyiriza umugore n'agahinda kenshi. Byaje kurangira rero mu gihe uyu musaza arimo ababaza icyatumye baza kurongorera umugore we mu nzu ye, uyu musaza yatangiye gukubitwa. Biravugwa ko yakomeje kubitwa n'aba basore ndetse biza kurangira bamukubise isuka, bivuga ko ari agafuni bamwicishije kugeza ashizemo umwuka. Bagiye bakamuteragura haba mu mbavu ndetse no mu mutwe, agenda agira ibikomere bikomeye cyane. Byaje kurangira rero umuntu wabashije kuhagera bwa mbere aratabaza, harimo umuyobozi w'umudugudu ndetse n'abashinzwe umutekano ndetse n'irondo. Bahageze bafata uyu musaza baza kumujyana kwa muganga, ariko byaje kurangira uyu musaza mu by'ukuri ashizemo umwuka. Mu by'ukuri ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho n'abantu bagiye batandukanye bavuga bati uyu mugore ibintu yakoze ntabwo ari ibintu byiza. Niba muri we yarumvaga ashaka kuryamana n'abagabo, ntabwo yakagombye kuba yaraje kubikorera mu rugo rw'umugabo we, yakagombye kuba yarabikoze ariko akabikorera ahandi hantu, nk'uko n'ubundi bivuga ko uyu mugore yari asanzwe agira iyo ngeso yo gukora umwuga w'uburaya. Hanyuma rero mu by'ukuri biravugwa ko aba bantu bagera kuri 2 aba basore, nk'uko bitangazwa n'umuyobozi w'akagari ka Kirehe, yavuze ko abo basore bombi baje gufatwa. Umwe yafashwe mu masaa 2 z'igitondo nafatwa saa 2 z'umugoroba, bakaba barafashwe rero, ndetse n'uyu mugore ari nawe nyirabayazana w'ibyo byose nawe akaba yamaze gufatwa agatabwa muri yombi. Biravugwa ko uyu musaza witwa Serugendo Jean Dodier wamaze kwitaba Imana yishwe n'abo basore, mu by'ukuri yari yagiye aganirizwa n'abandi bagabo bagenzi bamubwira bati uyu mugore uzanye wikururiye ikishi, ntabwo uyu mugore uzamushobora, uyu mugore ni mubi, uyu mugore agira uburaya, uyu mugore ujya mu kabari akirirwa mu kabari akarara mu kabari, wa musaza we ntabwo uzamushobora. Ariko umusaza ibyo ntabwo yabyitayeho nk'umuntu wumvaga akeneye umuntu uza kumusazisha. Byaje kurangira rero uyu mugore ari ubaye nyirabayazana w'urupfu rw'umugabo we, kuko bivugwa ko yari yazanye aba bagabo kugira ngo basambanire mu rugo rw'umugabo we.
mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane yakomeje kugenda igarukwaho n'abantu bagiye batandukanye bavuga ko ibintu uyu mugore yakoze byo kuzana abasore mu rugo atari ibintu byiza. Hari n'abandi bagabo bagenda bavuga bati mu by'ukuri uyu musaza bagendaga bamuganiriza bamubwira bati wa musaza we rero nimba ugiye no kunywa agacupa genda usangire n'abasaza bagenzi bawe muri mu kigero kimwe, aho gusangira n'izi soresore zigifite amaraso y'ubutoya bashobora kuzagira gutya bikakuviramo urupfu, cyane ko bakomezaga kugenda bamubwira bati uyu mugore wikururiye azakuzanira ibibazo, kuko birumvikana abaturage bari bamuzi bazi ko ari umugore udashobotse. Rero byaje kurangira atumye umusaza yitaba Imana yishwe n'abo bagabo bagera kuri 2 bari baje gusambanyiriza umugore we mu rugo. Mu by'ukuri ni ibintu byakomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane. Reka twihanganishe muri rusange umuryango w'uyu musaza witwa Serugendo Jean de Dieu, ndetse mu by'ukuri ni ukubihanganisha ku buryo bukomeye cyane, kandi uyu musaza Imana imuhe iruhuko ridashira. Mu by'ukuri biravuga ko aba basore babashije gukora urwo rugomo, n'ubundi mu busanzwe bari basanzwe badashobotse, ari abantu bakora urugomo mu buryo butandukanye, ndetse nk'uko abaturage babivuga bavuga ko ari abasore bari barabitsemo abantu ubwoba, kandi ngo bajyaga bakora ibyaha rimwe na rimwe barangiza bagatoroka bakagenda iyo ngiyo, byahamara nk'imyaka nk'ingahe ibintu byaramaze gutuza ngo bakongera bakagaruka. Barasaba rero ubuyobozi mu by'ukuri kuba aba basore bamara guhamwa n'icyaha ku buryo baza guhanwa by'intangarugero, bikabera n'abandi isomo cyangwa se urugero, kugira ngo mu by'ukuri ibintu byo gukora amakosa nk'aya ngaya bibe byacika burundu. Biravuga ko uyu musaza rero mu by'ukuri nk'uko nakomeje kugenda mbigarukaho, uyu n'undi mugore yari yarashatse, ariko biravuga ko uyu mugore ngo yajyaga abwira uyu mugabo ati n'ubundi wankuye mu kabari ndeka ninywera inzoga rero wowe utahe. Nako byari byagenze uwo munsi, kuko uyu mugore ngo yari asigaye mu kabari, umusaza we urumva inzoga yari imaze kumugeramo arataha ajya kwiryamira. Ibyo byose rero yagiye abyumva akangutse nijoro, nibwo yumvise ko mu rugo rwe hari kuberamo intambara iturutse kuri abo bagabo bari bazanye n'umugore we kugira ngo babashe gukorera ayo mabi mu rugo rw'uyu musaza. Biravugwa ko umugore wa mbere w'uyu musaza yari yarapfuye ariko yishwe n'imvubu yari yaramuriye. Birumvikana ko ari inkuru ikomeje kugenda ibabaza abantu benshi cyane. Rero uyu musaza nta kundi byagenda, Imana imwakire mu bayo, ariko nyaboneka abantu baba badukurikiranye, impamvu tubagezaho inkuru nk'izi ngizi ni ukugira ngo abantu mu by'ukuri babashe kwisubiraho, kandi babashe kuba mu by'ukuri inyangamugayo mu byo bakora, bagire ibikorwa byiza bitarimo urugomo nk'uru nguru. Nta kindi kiba gitumye tubigezaho inkuru nk'izi ngizi, ni ukugira ngo dukebura abantu rimwe na rimwe usanga bafite mu by'ukuri imitima itari myiza. Gufata niba ukora amarorerwa nk'ayo ngayo cyangwa se ukora umwuga w'uburaya, kuwukora bikaviramo kwicwa k'umuntu, ni ibintu mu by'ukuri bibabaje abantu benshi cyane. Gufata umuntu ukamwicisha isuka kugeza ashizemo umwuka, birumvikana ko uyu musaza bamwishe urupfu rw'agashinyaguro rwababaje abantu benshi cyane. Reka tuvuge ngo Imana ibaho umugisha rero mwese mukomeje kujyana mudukurikirana, kandi twihanganisha muri rusange abantu bose baba bagize ibyago, kuko ni abantu benshi cyane baba batandukanye bagiye bagira ibyago mu buryo butandukanye, ariko kandi nta kundi byagenda. Isi turimo ni isi y'ibibazo y'intambara gusa, ariko kandi nanone abantu bakwiriye kwisubiraho bagahinduka, bakagira imitima myiza ndetse no kubana n'abantu bose mu mahoro. Ndabakunda cyane rero, kandi mbifuriza ibyiza byose biva ku Mana. Imana ibaho umugisha, mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Mwari kumwe na Dani, ibiganiro byacu n'inkuru nakagaruka. Mugire amahoro y'Imana. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.